bavandimwe nkunda, Yesu Kristo akuzwe. Icyumweru cyiza. Nanone uyu munsi Yesu Kristo aradutumiye kugira ngo tubashe gusangirana twese ijambo rye. Uyu munsi ni ivanjiri y'umubibyi. Umubibyi Yesu Kristo ngo yasohotse mu rugo, aragenda yicara ku nkombe z'ikiyaga, hanyuma yinjira mu bwato atangira kwigisha imbaga yari imukikije. Hanyuma rero ni ivanjiri ndende, ntabwo twabasha kwinjiramo yose uko yakabaye, ariko nk'uko bisanzwe reka twibande ku bintu bitatu by'ingenzi. Ikintu cya mbere twibandaho kandi cy'inyigisho yo muri iyi vanjiri ni ukubiba. Kugira ngo umuntu abashe kubiba, agomba gusohoka akava mu rugo iwe akajya agenda gushaka aho imirimo iri. Kandi kugira ngo umuntu abashe kubiba ni uko aba yabashije gutunganya umurimo, naho ubundi ntabwo imbuto yabona aho ijya. Uyu munsi rero kuri iki cyumweru Yesu aratwibutsa ko turi imirima Imana yatunganyije neza kugira ngo yakire ijambo ryayo. Na Yesu yakomeje kutwereka ubwoko bw'imirima buhari. Hari umuhanda, hari ku rusekabuye, hari imirima irimo amahwa, ndetse hakaba n'umurima mwiza. Twebwe rero twibuke yuko turi imirima myiza Imana ubwayo yatunganyirije umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo twakire ijambo ry'Imana, ririya jambo nyine Yesu Kristo atwigisha. Ijambo rya kabiri twigira kuri iyi vanjiri ni ukubona, kurora no kureba. Ni inshinga eshatu zihuje igisobanuro. Ariko rero twibuke yuko tutagomba kureba ibyo dushaka kureba, kuko niba twaratojwe n'ijambo ry'Imana, tugomba no kwemera kureba ibyo ijambo ry'Imana ritubwiriza kureba. Ngo abantu benshi b'intungane ngo bashatse kureba ibyo mubona ariko ntibabigezeho, bifuje kumva ibyo mwumva ariko ntabyo bagezeho. Bavandimwe rero twibuke yuko dufite amahirwe menshi yo kubona ibyo ijambo ry'Imana ritubwiriza kubona. Ijambo rya gatatu ritwigisha, iyi vanjiri ya none itwigisha, ni ijambo ryo gutega amatwi. Gutega amatwi. Ubwo rero twibaze tuti, tubasha gutega amatwi kuko ijambo ry'Imana? Niba ari utega amatwi ijambo ry'Imana, ni uko ijambo ry'Imana riguhindura. Niba ritaduhindura ngo tubashe kwera imbuto, ntabwo tuditega amatwi neza. Uyu munsi rero twibaze niba koko ijambo ry'Imana ryaraduhinduye, cyangwa niba twaragiye tugafata ijambo ry'Imana hanyuma tukarigira ahubwo kugira ngo bitubere igipimo cy'ubuzima bwacu, ahubwo twebwe tukaba igipimo cy'ijambo ry'Imana. Ntabwo byashoboka. Nimba dushaka ko ijambo ry'Imana riduhindura, nitureke ribe igipimo cy'ubuzima bwacu. Nimba rero twuzuye mu mutima wacu amashyari, inzangano, ubuhemu n'ibindi bibi nk'ibyo, ntabwo dushobora kubasha kuba umurima Imana ubwayo itunganya. Ntabwo twabasha gutega amatwi iby'Imana itubwira, nta nubwo ndetse twabasha kubona neza. Nimucyo rero bavandimwe, twinjire muri izo nyigisho ivanjiri y'uyu munsi itubwira, hanyuma twibuke no gusoma ijambo ry'Imana, kurizirikana uko ryanditswe na Matayo ku mutwe wa 13 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 13. Buri wese agende ashake muri Bibiliya, agenera akanya ijambo ry'Imana arizirikane, bityo twese dufatanye muri iyo nzira yo kuba imirima myiza iteguwe n'Imana, kubasha kubona iby'Imana itwereka bigeze mu ijambo ryayo, ibyiza byose bidukikije Imana yadukoreye mu buzima bwacu, ariko cyane cyane gutega amatwi ijambo ry'Imana. Icyumweru cyiza, kandi Imana ibaho umugisha. Abafite ibibazo ibagenderere kandi babashe kubikemura. Dukomeze dusabirane, kandi umugisha w'Imana uduherekeze twese, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza nanone.